Hello friends, iki ni igice cya kabiri. Ubushize twarebye ukuntu wakwimura channel yawe ukayikura kuri email imwe ukayishyira ku yindi. Noneho twari dutegereje icyumweru cyose kugira ngo batwemerere kuba channel nshyashya, email nshyashya twashyizeho channel yacu ariyo ibiza ikaba primary owner. Tugasimbuza uyu Gatari Fred akava kuri primary owner, Rukundo akaba ari ujya kuri primary owner nka wa muntu mushyashya wakiriye email. Nukuvuga ngo nababandi bari bagurisha amacano ikindi cyo gihe noneho ngo bemeze ko aribo batsindiye amacano yabo, hanyuma wa undi wo bayiguze nawe nyirayo wa mbere tumukureho burundu ariwe Gatari Fred. Ngizera ko mubyibuka neza, utabyibuka arebe link muri description hanyuma yiyibutse neza uburyo twari twabikoze twimura email yacu. Ariko ababyibuka twahise tugenda. Nukuvuga ngo umuntu mushyashya we aze kureba link ya part 1 ni part 2, tubu tugiye gufata Rukundo ariwe tugira primary owner nk'umuntu waguze yicano cyangwa se nk'umuntu wafashe yicano akayishyira kuri email itekanye. Ntabwo rero turi butinde nkuko mubibona none anga Rukundo ni ntago ari primary owner kandi dushaka kari ujya hano hejuru agasimbura Gatari Fred. Ndizera ko mwahise mubyibuka neza. Twagiye rero kamaye nakira abantu bashyashya bakigera hano tubahaye ikaze, turabakunda, dukunda abantu bashyashya kubera ko tuba twungura umuryango. Ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ntihakagire video n'imwe zivuye kuri iyi channel izajya igucika. Hanyuma ikibazo ufite ntukagire ikibazo cyo kukibaza muri comment kuko comments zose turazisoma. So guys, abasanzwe hano bo ni bisanzwe, muri abantu b'abagabo nimwe mutuma dukomeza gukora ibyo tugezeho, ni mwebwe, ndetse n'ibyo duteganya ni mwebwe tubikesha. Guys, reka dutangire. Kugira dutangire ibi byose rero turahita tubikuramo kugira ngo ntangirane namwe akantu ku kandi. Ibi turabisiba niturangiza tuze mu application yacu, dusiba application yitwa YouTube Studio. YouTube Studio yutayisibye ikubuza kujya kuri YouTube yawe studio nk'imashini kandi ukoreshe telefone. Iyo umaze kuyisiba YouTube Studio uraza ugafungura browser ukoresha, niba ari Chrome cyangwa Opera Mini bitewe n'icyo ukoresha wowe urazwe tugira. Noneho ufunguye Chrome yawe wandika muti youtube.com/kaberamye studio gutya ugakanda enter. Hari abantu benshi rero nanone hano bakunze kumbaza utubazo ngo email ngo channel yacu ngo turi kubona ngo tutazi aho yagiye n'ibiki, ariko hano ndagira ngo nkwereke ukuntu byari byagenze kuri mwebwe byari byacanze. Hanyuma uraza ukande kuri utu tudomo dutatu kugira ngo telefone yawe ihinduke nk'imashini, hanyuma uzusi uvivura aka kantu kanditseho desktop site ukavivure gutya. Ubwo telefone yawe uraba uyihinduye nk'imashini, urazumingaho uze hano mu nguni iburyo bwawe ukande kuri iyi foto, nurangiza ukande kuri switch account kugira ngo nkwereke ukuntu byari byagenze. Hano kuri switch account, nukanda kuri switch account nibwo uri buze kubona ko ya channel yari yamaze kujya ku ma email abiri. Hari email ya mbere ya Gatari Fred, ya yindi yahozeho mbere, ariko wibuke ko twanayimuye tukayishyira kuri email ya kabiri ya Rukundo Eric. Aho uri buze gusanga ntuze yaragiye habiri, bamwe bayiburira hamwe bakumva ko byacitse. No, nukuvuga ngo hombi iriho right now, ariko ntabwo umwe ni primary owner undi ntabwo araba primary owner. Rero ndizira ko mu nyaneri yagiye. None numara gukanda kuri email nukuvuga ngo hitamo channel yawe hano gutya muntuze kuri ya email ushaka ko yimukiraho burundu akaba primary owner. Nkuko tubishaka twebwe turashaka ko yimukira kuri Rukundo Eric, ariho naho ngaho turi buyirekere. Nawe ubwo ya email nshyashya y'umuntu waguze channel yawe bariho uyirekera gutya. Nurangiza uzukande nanone kuri iyi foto ukanda nanse YouTube Studio cyangwa se Creator Studio bitewe nuko muri telefone yawe handitse. Okay, umaze kwinjira muri YouTube Studio yawe nta kindi uri buhita ukora, hituza ukurure hano uzuminge uze hano munsi kuri aka kantu ka setting kari hano ahanga gutya. Numara kuhagera uraba winjiye neza hano muri YouTube yawe gutya muri settings zayo. Uhituza kandi hano ha kabiri, hano hantu handitse permissions gutya. Hano urahita ubona handitse manage permission. Ubwo turajya guhindura icyo bita
primary owner tumugira secondary owner cyangwa se tunamukuraho burundu. Hanyuma urahita utunguka kuri dashboard. Iyi rero niyo bagiye gucekingiraho ko ibi bintu uri gukora ari biri kuri channel yawe, sibyo? Inkuko nayo babwiye abantu batabimenye neza ibintu bishobora gukunda kuri channel itari brand account. Urakana nantse manage permission. Ikintu bari wite bagusaba wowe, baragusaba gushyiramo password yawe, hanyuma kugira ngo baverifie ko nta wundi muntu uri kwinjira muri account yawe utari wowe. Ushyiremo password yawe, winjiremo, ukomeze. Numara gukomeza urahita wongera kano kantu kagaruke, wongera ukande hano handitse manage permission. Ngiye nuko nari namaze kubiverifia, ariko ushyiremo password yawe yo muri telefone, ushyiremo na email yawe kugira ngo bakwemerere kwinjira. Rero urabona ko tugeze kuri ya dashboard ivuga ngo Gatari ni primary owner, Rukundo ni owner gusa. Kandi turashaka ko Gatari avaho hakajyaho Rukundo ari we primary owner nk'umuntu waguze iyi channel. Ikuntu tugiye guhita tubikora rero nicyo kintu twari dutegereje. Mwarabibonye ko igihe cyagihe baratubwiye ngo dutegereze iminsi 7 yarashize, niyo mpamvu tugiye guhita tubikora. Ndizera ko hano turiho tujyana. Niba hari akantu kagucitse ubanze urebe video witonze, uze gusubira inyuma ubikore witonze. Hanyuma uraza ukande kuri aka karongo kari hano, kuri aka kantu k'akadomo kari hano gutya. Urabona ko turiho tubona ko hari primary owner, hakaba na owner, hakaba na manager. Kandi ntago dushaka kuba owner, ntago dushaka kuba manager, turashaka kuba primary owner. Turahita tuza dukande kuri primary owner. Urabona ko barakutubwiye ngo make Rukundo Eric the primary owner of Fred Gatari. Urashaka ko Rukundo Eric ari we uba primary owner wa Fred Gatari. Ngo as a primary owner Rukundo Eric can add and delete other owners and manager. Bivuze ngo numara kwemerera Rukundo Eric ko aba manuze primary owner, abandi ba owner bose bariho ashobora kuba yabasiba kuko n'aba manager kuko araba bifitiye uburenganzira. Ikindi can change account permissions including yours. Nukuvuga ngo numara kubimwemerera ashobora gucenga permissions harimo n'izawe nawe ubwo wasetinze we akabikora kuko araba ari we nyiri channel, nka babandi bayigurisha hano uraba uyegukanye burundu. Hanyuma delete this account completely. Ikindi iyi channel yanashobora no kuba yayisiba burundu ikavamo. Rero wowe numara gusoma ibintu kumva nta kibazo, kumva bikunogeye cyangwa ari byo washakaga, ushaka ko uyu muntu aba primary owner, uraza ukanda hano handitse transfer. Nukuvuga ngo ushize twarahakanze baratubwira ngo dutegereze iminsi 7. Reka tuhakande uyu munsi turebe. Turahakanze. Hanyuma urabona ko tayari bihise biba ko Rukundo Eric abaye primary owner, Gatari Fred ni uhise aba icyo bita owner. Hano hejuru urabona bahise baduha email menshi avuga ko hari impinduka zibaye. Okay? Hari impinduka zibaye kuri channel yacu. Nukuvuga ngo nitumara kubona ko Gatari Fred amaze kuva kuri owner, nkaho niwe muntu wahoranye iyi channel, Rukundo akaba ari we ubaye noneho primary owner, ari ubu ngubu uri gutegeka Gatari Fred, turahita dukanda done hano ahangaha. Tuvuge tuti nibyo twashakaga, murakoze cyane. Nitumara gukanda gutya tayari ubu channel yacu yimutse ivuye kuri Gatari Fred igiye kuri Rukundo Eric nka primary owner. Namwe rero mwari mwaragurisha ama channel mukabona bitaragenze gutya, ubu nibwo buryo bwo ushobora gutangamo channel yawe, cyangwa se ushobora gufatamo channel wayiguze ukizera neza ko uyitwaye byizewe cyane. Hanyuma iyi ni part 2 y'ukuntu umuntu yagira gute ya channel tuyimuye tukayihanuze Rukundo Eric as primary owner. Noneho part 3 tuzaba tureba ngo ese noneho ni gute turi buze gusiba Gatari Fred akavaho burundu, noneho tukisigaranira channel yawe ukayisigarana full nta kintu na kimwe undi muntu nuze Gatari yavuyeho, hasigayeho Rukundo wenyine aho ari we uzaba. Ubu ngubu Gatari ni owner, hari ibintu yakora ariko hari n'ibyo atemerewe gukora. Noneho tuzamukuraho ubutaha muri video itaha. Rero ugomba kuba uri tayari. Part 1 nayibabwiye, link iri muri description y'ukuntu wakwimura channel. Hanyuma hano tubonye uburyo noneho Rukundo Eric ari buba primary owner, ubutaha tuzare uburyo nuze Gatari Fred tumusiba burundu akava kuri iyi channel. So guys, ndizera ko iyi video waba wakurikiye akantu kandi kaba kagufashije. Nimba yagufashije nizere ko wakanze like, sharing iyi video ku bandi, tanga comment umbwira ikibazo ushaka ko nzagukoreraho video y'ubutaha kugira
kugira ngo nzajye nkora ibyo mukeneye kuruta ibyo ngiyewe ntekereje. So guys, ndabakunda nk'ibisanzwe, nitwa Gatari Fred, muri abantu b'abagabo turiho turakura, byose ni mwebwe. Reka duhure muri video ta. Bye bye, love you.